Umusore witwa Andrew hano yari ategereje sheri we, arakwereka hirya aho haturutse abakobwa babiri, umwe witwa Sandra azavuga ati mana yanjye noneho n'iyi modoka ni nshyashya. Wumve, umukobwa arangije ahobera sheri we, aramubwira ati iminsi myinshi cyane. Ati ni ukuri sheri nari nkukumbuye, ariko nizere ko iyi modoka ari iyo wanzaniye pe, kubera ko ntabwo wazira aho ngaho. Arakwereka inshuti ya Sandra bari bari kumwe, yahise igira amasoni irangije iramubaza ati ariko se Sandra, ibyo nibyo wakabwiye sheri wawe mugihura? Ati yego nagombaga kubanza kubimubwira kuko nawe rwose arabizi ikintu namusabye nkeneye kuruta ibindi. Umusore disi yatangiye kureba hirya no hino, aravuga ati ariko se sheri basi reka nkubwire ko wanambaye neza, nta kindi twabanza tukaganira utahise uzana ibyo biganiro. Umukobwa uri hano disi wari kuza yishyuza sheri w'imodoka, barakwereka feri ya mbere yahise aza gufungura hano imodoka, asanga imodoka umusore yicayeho irafunze irarokinze. Umukobwa arangije araza aramubaza ati none se iyi modoka ntabwo ari iyo wanzaniye ko mbona irokinze? Umusore arangije aravuga ati wapi ntabwo iyi modoka ariyo nakuzaniye, njye hano mfite akagifuti gatoya nakuzaniye sheri kandi ndabizi uraza kugakunda. Umusore akimwereka ako kantu gatoya yari yamuzaniye, umukobwa aravuga ati gute wanye n'iyo mikino Andrew, ibyo bintu rwose ntabwo nabyumva pe. Ati njye nari nzi kuri bunzanire imodoka, none reba akantu urimo kumpereza, ubwo si ibyo ngibyo urumva nabyemera koko? Ati ibyo ngibyo byaba ari ukunesha agaciro. Umukobwa arangije yitegereza hirya akamodoka gashaje, arangije aravuga ati noneho nizere ko atari kari akantu waba wanzaniye. Ati ibi bintu ntabwo nabyemera pe. Umukobwa yahise yirukanka ajya ku kamodoka kari hirya aho gashaje, aravuga ati urabona umukobwa mwiza nkanjye nagenda mu kamodoka nk'aka ngaka koko? Ubwo mushuti wa Sandra yaravuze ati ariko si umukobwa noneho yabaye ibiki ko mbona nazi ukuntu yigize. Umusore uri hano nawe arangije aramudefanda turiya ni sheri wanjye niko ameze, mwihorere wenda hararaza gucururuka. Umukobwa yahise aza n'umujinya mwinshi aravuga ati wa muhungu rero nkubwire n'undi munsi, njye nta muntu ujya unyinisha cyangwa ngo anyinireho, turabona ko ari akamodoka njye nakemera. Umusore arangije aravuga ati ariko rero nawe wibeshye, iriya modoka nta nubwo ari iyanjye si yo nakuzaniye. Ati ngerega nta kintu na kimwe nazanye usibye impano ntoya nagushyiriye muri aka kantu, kandi ndabizi uraza kuyikunda ni ukuri pe. Umukobwa arangije aramubwira ati wapi ibyo bintu ntabwo nabyumva njyewe. Ati aka kamano kangana gutya ntabwo gakwiriye umukobwa nkanjye, ati niba hari n'undi wagaha ati gahuye umushuti wanjye turi kumwe ari ukitwarira. Arakwereka Sandra yahise yakashira impano yari afite yari amuzaniye, ahita ayiha mushuti we. Umusore arangije aramubwira ati ariko sheri wowe nta nubwo wabanza ngo unyumve, nta nubwo wabanza urebe ngo ni iki nkuzaniye, icyo ukeneye uri kumva ari imodoka tu, ubu se ubundi njyewe ntabwo unyeneye? Umukobwa arangije aravuga ati nkukeneyemo ibiki? Njye se nkeneye umusore w'umutindi, nkeneye umusore tuzajya tugendana akantwara mu kantu gashaje nka kariya. Umukobwa arangije aramubwira ati ariko se Sandra bimeze bite ko twazanye mbona umeze neza nkaba nazi ukuntu uhindutse mu kanya gato? Umukobwa arangije aravuga ati ariko urazi n'ikindi mutangiye kunsaza pe. Ati rero reka nkubwire wa muhungu we, ikindi gihe nuzajya ujya gushaka umukobwa mukundana uzajya witegereza neza ureba abakobwa mungana muhuje ikigero, naho njye ntabwo turi ku rugero rumwe. Ati ubanza waranyibeshyeho pe. Umusore arangije aravuga ati Sandra ntabwo igihe cyose tumaranye naba narakwibeshyeho. Umukobwa arangije aravuga ati se hehe utanyibeshyaho? Ati ariko n'ubundi nanjye nkabikeka agasore kameze nkawe kakabwa gute ubundi twari gukundana tukabana igihe n'iki cyose? Umusore arangije aravuga ati rero wa mukobwa we ntabwo rwose nari nzi ko ari uku nguku uteye, ariko ushaka bibaye byiza wakishyira hasi rwose tugakomeza tukaganira kuko n'ubundi twarabashe n'ibisanzwe. Umukobwa hano yaravuze ati wa muhungu utongera kujyana n'irindi jambo mbwira, ati njye ntabwo nakundana n'umuhungu w'imbwa nkawe. Mushuti we arangije aravuga ati imbwa Sandra wabaye ute koko? Ubwo mushuti we yahise amufata amwigiza ku ruhande nibura ngo arebe ko yamugira inama, aramuzana hano ku ruhande. Sandra azavuga ati urabona ngo irambwe nyinishira. Umukobwa mugenzi we arangije aramubwira ati ariko se gute watinyuka kwita sheri wawe ngo n'imbwa koko? Ati ngubu nta nubwo wareba ko mari basi ngo ureke kumusebya imbere y'abantu. Umukobwa arangije aramubwira ati musebye iki n'ubundi urako yasebye? Umuhungu udafite imodoka, umuhungu udafite igare, udafite moto, narinzi ngo nibura ubu ngubu anzaniye imodoka hanyuma y'igihe cyose tumaze tutabonana ngo yari yaragiye mu mahanga da. Mugenzi we bari kumwe arangije aramubaza ati none se wowe wakunze ibintu cyangwa wakunze umusore? Niba warakunze umusore kubera icyo utagenda ngo mubane mu buzima bwose abayemo ureke kuguma umushyiraho imitwaro y'amamodoka ndetse n'ibindi bintu? Ati nibura nta nubwo ubanje kureba ngo niyihe mana akuzaniye, wasanga nibura yaragiye no kugusaba basi ko mubana ngo kubana. Ibaze nawe noneho icyo kintu waba uzanye nkabana n'umusore nk'uriya njyewe,
mugenzi we arangije aramubaza ati none se ko mwakundanye? Sandra arangije aramusubiza ati njye sinabana n'umuhungu nk'uriya, ati njye rwose nkeneye abandi bahungu bazima bafite ikintu bigejejeho, ariko agahungu nka kariya k'akabwa rwose njye nta kintu twaba tuvugana. Ati urareba ngo kanyinishe ngo kari kuma amamano y'amafutira, ati uriya niba hari umuntu akeneye cyangwa niba wumva umugiriye impuhwe ugende rwose umusabe imbabazi, umunsabira imbabazi, naho urangiye ntacyo navugana nawe. Ati njye rwose ndi wo kuvugana n'abahungu barenze bari hejuru. Barakwereka umukobwa yagarutse hano azabwira umusore ati rero nkubwire n'ikindi wa musore we, ati njyewe ukuntu mbona Sandra ndi umukobwa mwiza, ndetse ikigaragara cyo nkuye abahungu beza kandi bakuru bafite n'amafaranga yabo bakoreye. Ati rero duhungu nkawe ntago turi kuri level yanjye, n'undi munsi utazongera gutekereza kuba wamvugisha. Umusore arangije aramubwira ati ariko se Sandra wabaye iki? Haba hari umuntu wakubabaje? Disi umusore uri hano we afite umutima mwiza. Umukobwa arangije avuga ati hagira umbabaza, ninde se wambabaje? Ati nta muntu mbabaje rwose cyane nkawe. Ati iyo nza kumenya ko uri agahungu k'amafuti kuva na mbere hose nta kintu na kimwe mba naravuganye nawe. Arakwereka umukobwa yatangiye kwigira kuri telefone. Umusore atangira amusaba imbabazi aramubwira ati basi niba nanakubabaje mbabarira, ati nibura abanza ufatiye impano nari nkuzaniye, niba ushaka no kunyanga uze kunyanga mu nyuma. Umukobwa arangije avuga ati ariko wamvanyeho ubwo bumano bw'amafuti, igihe nabwanjye njyewe ntabwo ndi kuri level yo gufata utuntu tungana gutyo. Abo wasanga ari n'impeta ngo ushaka kumporopoza ye, ubu se ubundi bwo wabigerageza urabona byakunda? Njye sinabana n'agasore k'amafuti nkawe. Disi umukobwa uri hano ni umwana mubi, ntabwo yigeze atega amatwi umusore sheri we ngo amwumve. Andrew hano yasigaye rwose arakaye cyane. Mushuti wa Sandra arangije aramubwira ati mu by'ukuri Andre ndakwinginze rwose ubabarire uriya mukobwa pe, ati nanjye mu by'ukuri sinarenze ko ari kuriya ateye, ati kandi wihangane kuba gusebeje, njyewe ntabwo ndi bubigireho ikibazo kuko n'ubundi ni mushuti wanjye ubikoze, nanjye ku giti cyanjye ndumva nsebye. Andre yarangije aramubwira ati rero wa mukobwa we nanjye se narinzi ko ibintu nk'ibi byaba, ubu hanyuma y'igihe cyose nari maze hanze nibura narinje nzi ko uyu mukobwa ngiye nawe tugiye kumara igihe cyacu gitoya tukaba twashyingiranwa tukanabana, ariko none reba hanyuma y'ibi byose reba ibintu ankoreye, ubu se nkora iki koko? Umukobwa wari uri hano araje aramubwira ati mu by'ukuri hangane, ibi ni ibintu rwose bisanzwe bibaho ku bantu bakundana, ati ikindi kandi akiri impano yawe nanjye ngiye kwigendera ntabwo twagumana. Ubwo Andrea yahise abwira umukobwa uri hano ati se kubera iki wagenda ubundi utaguma hano? Umukobwa uri hano arangije aramubwira ati mu by'ukuri wihangane, ntabwo naguma hano n'uriya mushuti wanjye umeze kuriya, ubu ngubu noneho sinazamukira. Andrea yarangije aravuga ati rero ibintu nk'ibi ngibi kuva bibaye nanjye mba ngomba guhita mfata umwanzuro nk'abagabo, ati kandi ikindi niba waba ugiye no kugenda, ati watwara iyo mpano nta kintu ngiye bintwaye. Ati iki? Ati ariko ntabwo ari ngiye wari wageneye iyi mpano, gute ushaka kuyima? Andrea yarangije aramubwira ati mu by'ukuri rero hanyuma y'agahe gatoya tumaranye nibura mbonye ko uri umuntu muzima, uri umwana mwiza, iyo mpano rwose wayitwarira nta kibazo, kandi ikindi niba wumva twanagumana hano tukaganira twahagumana. Barakwereka umukobwa agifungura akantu gatoya bari bazaniye wa mukobwa Sandra, yahise asangamo kontake y'imodoka. Yarangije aravuga ati none se kubera icyo utigeze umubwira ko ari imodoka umuzaniye? Ati mu by'ukuri iyi modoka buryo uriho niyo wari umuzaniye? Umukobwa disi hano yahise yikanga. Ibaze nawe wa mukobwa ukuntu agiye asakuza atukuye umusore amubwira ko icyo ashaka ari imodoka, icyo atarazi mu kantu gatoya bamuhaga niho hari harimo iyo modoka yifuzaga. Umusore yaravuze ati rero ntabwo byari ngombwa ko musobanurira icyo muzaniye, kuko nibura bitumye mbona urukundo yankundaga ko rwari rushingiye ku mafaranga. Disi umukobwa uri hano yarumiwe yumva biramurenze abura n'icyo akora. Barakwereka Andrea yahise abwira umukobwa uri hano ati se none ko numva n'imvura itangiye kugwa waje tukaba tugiye mu modoka yawe tukaba twugamye mu. Umusore uri hano imodoka yatangiye no kuyita y'umukobwa. Umukobwa disi kubyiyumvisha byamunaniye ari kuvuga ati no ntabwo ibi bintu nabyumva ni ukuri, ese koko urakomeje uracyavuga ngo imodoka yanjye? Iyi modoka ariko yari yagenewe Sandra inshuti yanjye. Umusore arangije aravuga ati uriya nubwo ari Sandra akaba ari inshuti yawe ariko njye ntabwo akiri shiri wanjye, ati nibura icyo maze kubona cyo nuko nta rukundo nari buzamukureho rw'igihe kizaramba, ati ahubwo reka tube twugamye mu modoka yawe ndabona imvura itangiye kuba nyinshi. Barakwereka umusore n'umukobwa bahise birukanka bajya mu modoka. Wa mukobwa Sandra aho yari ari hirya kuri telefone ategereje mushuti we yagiye kubona binje muri ya modoka yari ifunze. Aravuga ati ariko siranshinze ndetse na kari agasore
bagiye mu iriya modoka y'abandi gukora iki? Icyo atazi nuko ariyo bari bamuzaniye, none ikaba itwaye uyu mukobwa mugenzi we. Mwibutsa gukanda subscribe wowe udukurikiye kuri iyi channel, ndetse ujye no muri description y'iyi video urebe link ikwerekeza kuri WhatsApp, ube wadufollowinga kuri channel yacu ya WhatsApp kugira ngo ujye ubona izindi nkuru nziza nk'izi kandi ku gihe. Barakwereka disi umusore yatangiye kwibwirana n'umukobwa wari uri aha mushuti wa Sandra. Aramubwira ati rero mu by'ukuri urabona ko ngende umusore umaze gukura, ntagumva nyine uyu mukobwa nzatesha umutwe cyangwa ngo mukinishe, kandi ikindi nawe uramutse unyemereye ukampa umwanya twaba inshuti, cyangwa se wanabishaka tukibera abasheri. Umusore disi yahise atangira gufatiraho, atangira gutereta umukobwa uri hano. Gusa umukobwa uri hano nawe nta kuntu yari kumuhakanira rwose, birumvikana ko yari amaze kumuha impano yari yagenewe iyi sheri we n'ubundi. Barakwereka Sandra yahise aza yarakaye, aravuga ati ariko se mwebwe hano muri iyi modoka muri gukoramo iki? Umusore arangije aravuga ati nta mpamvu y'uko ubimenya, iyi modoka turimo ni iy'uyu mushuti wawe rwose. Ati iyi modoka yari yagenewe nyuma yo kuyanga yahawe inshuti ye. Sandra arangije aravuga ati none se ushatse kuvuga ko? Ati yego rwose wumvise neza, iyi modoka niyo nari nakuzaniye, ariko naje kubona itagukwiye kandi naje kubona umukobwa ikwiriye. Ati rero uwo mukobwa ikwiriye niwe uyicayemo ndetse ari kumwe na sheri we. Sandra arangije ahita atangira kwinginga umusore bakundanaga, aramubwira ati none se sheri Andrew, ubu ngubu koko ibi bintu wabinkora? Ati wa gakobwa wowe sohoka muri iyo modoka. Andrea yarangije aramubwira ati wa mukobwa ahubwo icyo nakubwira cyo jya kure yacu rwose duhunge nk'uko wari waduhunze na mbere hose. Ati ariko ntabwo nabyiyumvisha, ati iyi modoka yari iyanjye. Ati naje kubona ko wowe washakaga imodoka utashakaga umuntu. Ati kandi igihe nayiguhatiraga nyiguha ntabwo wowe washatse kuyifata. Ati rero icyo nakubwira cyo fata rwose amafaranga ube watuvira mu maso ugende, niba hari n'ikindi wumva ushaka twagufasha utubwire. Umukobwa yahise arakara aravuga ati ariko se gute wankora ibintu nk'ibi ngibi koko? Ati uko nanjye ndi gusabiriza nshaka amafaranga? Ati se none wabazaga imodoka utari gusabiriza? Naho wari utaniye n'umuntu uri gusabiriza rwose. Ati w'icyo wari ukeneye ni amafaranga, ntabwo ari urukundo. Rero dore amafaranga ngayo ndayaguhaye, ikindi gihe niduhura ku muhanda uzansabe nande. Barakwereka disi umusore hano yahise azamura ikirahure cy'imodoka. Umukobwa atangira kuvuga ati nyuma yahuye nta muntu n'umwe uri kumwumva. Sandra nuko ibye byamugendekeye, ndetse Andrea nawe yahise atwara sheri we wundi yari yiboneye aho ngaho barigendera. Ni nk'aha ngaha inkuru yacu y'uyu munsi isoreje. Mushimira wowe wadukurikiye kuva ku ntangiriro kugera ku musozo. Ciao ciao, reka duhure mu zindi nkuru zikurikira. Ibuka kandi gufollowinga channel yacu ya WhatsApp kugira ngo ujye ubona izindi nkuru nyinshi n'izi. Bye bye.